igitenge gishya ryari iki cyamama nako cyabana bakize uyu mupira tugiye hari kuri Noheli rero vava ntabwo abanye nabi n'abantu abo bantu batabanye nabi bazakuba hafi kandi abizi neza nk'uko uvuze ngo nturaburara nta n'ubwo uzigera uburara reka ntangire mbasuhuza abantu badukurikiye bari mu bice bitandukanye abari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda mu bice byose abakurikiye izi YouTube zose ziri hano ndabasuhuje cyane nitwa Gakire Samu imbere yanjye muri kuhabona abantu muri flame batatu wenda hari abantu batari kubisobanukirwa neza ndimbatiwe musanzwe mumubona dukorana ibiganiro bitandukanye hagati hari mushiki wacu Olivia wavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hepfo hakaza mama wa nyakwigendera Vava cyangwa se Dorimbogo iki kiganiro tugiye gukora cyangwa se tugiye kuganira n'uyu mushiki wacu waduhurije hano cyangwa se ubyifuje yarari muri Amerika yari yabinsabye yari inshuti cyane ya nyakwigendera Dorimbogo aravuga ati ndapanga kuzaza mu Rwanda ariko ndashaka kubonana na mama wa nyakwigendera Ndimbatire nawe ari hano nk'umuntu wabaye hafi iyi famiye abantu barabizi ko nyuma yuko Vava yitahiye Ndimbatire umuntu wagiye ugaragara cyane haba mu gusura uyu muryango ndetse no kuba hafi cyane Olivia turakwakiriye mu Rwanda turakwakiriye hano kuri YouTube zacu uhawe ikaze amakuru yawe murakoze cyane amakuru ni meza umeze neza ni amahoro mu Rwanda wakiriwe neza cece mwakira abantu neza mufite urukundo mufite igihugu cyiza gifite isuku abantu benshi mbonye nyine bavuye mu Rwanda bavuga isuku kandi koko nibyo haba ari igihugu haba ari abakirimo bose barasukuye umuntu uvuye muri Amerika yagize Kigali abona isuku byatari nyine ntabwo uva muri Amerika ngo uhite ugera mu Rwanda uca no ku bindi bihugu ariko aho uciye hose nyine uhita ubona mu Rwanda hari unique nyine hari umwihariko byiza cyane uhuye rero na mama w'inshuti yawe ndishimye cyane nabigambiriye kenshi wowe urabizi nari mbishaka cyane Valentine yari umuntu wanjye yari umuntu w'abantu rero nimba twarakundaga umuntu iyo umuntu agiye aba afite abasizi ntabwo ari ngombwa niba umuntu agiye agasiga abantu ngo ba bantu bibagirwa ngo nuko mutaziranye beta ko uza kureba n'abasigaye abantu bashobora kugira ngo wenda wari inshuti ye ubi n'ahangaha buriya ubushuti bugira aho buturuka ndetse bukagira n'igihe bumara nagira ngo ubwire abantu baduteze amatwi cyangwa bari kutureba umaze igihe kingana iki muri Amerika cyangwa Vava wamumenye ryari kugira ngo ube n'inshuti ye batagira ngo n'inahangaha wenda niba mwaramenyanye n'inaha ukiri nta cyangwa mwaramenyaniye muri Amerika nagira ngo duhe inzira y'ukuntu wabaye inshuti ye maze imyaka irenga 10 muri Amerika Valentina twamenyanye umwaka ushize narindi naha nko mu kwa gatatu nicyo gihe twamenyanye Valentina rero kuma inshuti ye ntago bisaba ngo mumaze mumenya n'igihe kirekire just murahora mugahita muhuza nyine ni umuntu w'abantu tu yego nuko twamenyanye wari umuzi ute Valentina nyine yari umuntu utarenzaho kwa kundi ngo ndenzeho mbane n'abantu oya iyo wamusemburaga mwajyananaga niyo muberaga umuntu muzima yakuberaga umuntu muzima njye naranabivuze hari igihe abantu bavuga amagambo ari uko abantu bapfuye jewe wagiye wari umuntu mubi naza nkabivuga kubera ko tujye tuvuga abantu uko bari Valentina nyine iyo wamusemburaga mwajyanagamo ariko iyo wamuberaga inshuti ntumusemburane yabaga ari umwana mwiza ikumbi hariya muri n'ubundi wamumeze nk'abari mu Rwanda mukurikirana byose tuba mu Rwanda n'urundi Rwanda hepfo hari mama wa nyakwigendera mama wa Valentina mama wa Valentina wavuze ko akenshi nubwo wabuze umwana wawe ariko Imana yagiye gushumbusha abandi uyu nundi Imana igushumbushe uyu munsi ni umukobwa wawe ndishimye cyane cyane rwose kumva umuntu nkanjye wahariya mu cyaro nicara umuntu w'umunyamerika numva enda ahandi hantu kandi imaze yongera kumugisha umukecuru ngira ngo abantu ntago baheruka kukubona natwe ntago twaherukanaga twari tumaze hafi amezi
harya buriya nangahe ubwo duherukayo tugiye kumugurira inzu ubwo ni ryari amezi 5 nyuma y'amezi 5 umeze uti hariya hepfo nyuma yo kwimuka abantu nabo byo bari babikeneye kubimenya cyane cyane abantu bagiye bavuga ko abantu bagiye banagira amashyari bumva ko abantu bagukijije nyine byabayeho no kwimuka cyane niba nakundaga negera ahantu ku muhanda hatambuka abantu bikanya habera n'irondo ry'umudugudu ntabwo bapfa kuza ngo nigaga byo kunyica cyangwa se ngire nabi ari mu nzira iki cyashimishije no kubanyegereje uriya mwana wanjye niba muzamunkunde ko ntabwo yaje ari umukwe yaje ari umwana kuko naho kugira ngo mpagere mpimukire yabigizemo uruhare rwo kunyimura murabona ntiyaba atambaye umwana ngo aho ngiye hose mwifashishe ni ukuri nawe muzamushimire cyane nyuma yo gupfusha umwana wakubaga hafi ubu mubayeho mute ubayeho gute nari ndabaye mu buzima busanzwe ariko ubu numva nongeye kongera kumva ko ubundi ubuzima twari turimo wenda burahindutse ko nicaraga ubwo namagaye Samu numva ndi mu by'ubwigunge gusa nuko baranyibagiwe se byagenze gute ariko ikintu nyine nuko abantu bari bari ku ishuri ikindi mbashima cyane Ndibati na Samu nuko bagize ubutwari bashimishije kuva mu ishuri ku munsi ku wundi bari gukura pe kandi bameze neza abaga muzabashimira rwose ahubwo ndi ntacyo bibaye maze kwiyakira hari naho abahanzi bavuze ngo njye sinjya seka kubera ko baramvugishaga Ndimbati yavuye ntasetse numvaga ndi ahantu kure cyane kibazo ukuntu ngomba kubaho kubura ariko Imana ica inzira cyane cyane ikintu cyanshimishije nimuje ko Ndimbati wabikoze muri sande bwo gushinguramo Valentina Imana izamuha umugisha kuko nari maze kwicara umutima wagiye kure mu by'ukuri natwe udufaranga tugera ku 300 tukubaho amafaranga yari yamaye nari maze kwishyura ibitaro ku Kibuye yambwiye ngo nzamuha isanduku y'ibihumbi 60 nkibaza ukuntu umurambo wava ku Kibuye ukuntu isanduku ndayibona nkibaza bati imba twaciye n'ibihumbi 700 aho nataye ubwenge biranze kubaho ariko ngiye kubona ikuramo abana bayo nahaje umugabo ubu ndeba aravuga ati muri icyo gipapuro mufite barakimuhereza ati ko namwe mwateguye ibintu by'abanyoni n'ibihumbi 200 murafite ubu umutima warangiye ndahamuka ariko numva umugabo aravuze ati ku 700 ndate mfite 500 ubwo umuntu umupfomera rwaje bava ku Kibuye ambwa nongeye guhangayika buno isanduku y'ibihumbi 200 yahageze numvishe nshimye Imana birenze isanduku yatanzwe na Amoni gift hari Valentina yakoraga ndavuga ati uko nabinone bakavuga ati kubyina yapfushije akumvira nshimye Imana ndetse ko mu buzima nyine ariko nta nzara yandiye nta nyota yandiye yarasize nyambitse sinambaye ubusa ibintu rwose ndabashimiye cyane ishusho ya Valentina aratabarutse ahubwo imigisha ikomeje kukwisukaho bisobanuye iki cyane ko yabanye cyane kandi n'Imana nayo yari bihagazemo yego ngira ngo Ndimba Olivia ni umwe mu bantu bakundaga Valentina nabivuze hari igikorwa gikomeye navuga yari yemeye kuba yakora ntabwo ndi buze gupresiza ibijyanye wenda n'uburyo yaba yabikoze ariko ubu tuvugana inkunga ye icyo yari yemeye aricyo ntugira ngo umushimire byamaze kugera mu maboko ya mukecuru kuko ni ukuvuga ngo mama wa Valentina yapfuye ashaka kubakira mama we abantu barabizi ajya bivuga mu biganiro yari yaratangiye no kubumbisha amatafari Olivia amaze kubibona rero aravuga ati nimba Valentina yarapfanye yego yarapfuye afite uwo mushinga akaba atarabisize mu bikorwa avuga ko ashaka gusanura inzu ya mukecuru we ya mama we nanjye mfite icyo nzabikoraho kandi yamaze kubikora kugira ngo rero mumfashe tumushimire mushiki wacu wakoze Imana iguha umugisha
wasohoje umuhigo wari warahize, ndabizi ko ukoze igikorwa gikomeye cyane. Rimwe na rimwe hari igihe abantu wenda waranampamagaye kuri telefone urambwira ngo tuzabikora, tumera nk'ababuranyeho cyangwa se abatakivugana cyane kuri ibyo, ngira ngo yaranabiretse. Mu minsi ishize nibwo yampamagaye arambwira ati ubu noneho twabikora. tunibutsa abantu ko tunibutsa abantu ngira ngo tuzajya duhora tubivuga igihe twajyaga kwishyura iriya nzu, tunakomeza gushimira abantu babigizemo uruhare n'abakomeje kubigiramo uruhare. Abantu baravuze, bamwe baravuga ngo inzu tumwishyuriye ntiyuzuye, ntabwo imeze neza, ariko icyiza ni uko hariho abantu nka mushiki wacu bakomeje kuba bati nibura hari intambwe itewe. Ikindi kandi akaba mukecuru avuga ati hari aho navuye, hari n'aho ngeze. Nkomeza kubwira abantu nti dore cya gikorwa twavugaga ngo nidukomeze twitange, kiracyakomeje. Olivia, reka tugushimire kandi uzanatubwirire abantu bagira neza bari aho ngaho tutabasha kugera, tutabasha gukorana ikiganiro nabo ngo tubyereke abantu, uzababwira uti uwo mutima muzawuhorana. Hanyuma impamvu mvuze ibi ngibi ni uko nzi ko inyuma yacu, inyuma ya ziriya kamera, abari burebe iki kiganiro, komanteri ziraba nyinshi. Hari abazishima, hari abazigaya, ariko njye nkunda kuvuga ngo byose birashoboka. Nugaya ariko umutima wawe ukubwire ngo harya njyewe njya ntanga iki, njya nkora iki. Mbere yo kugaya urebe ibyo ujya utanga, urebe n'ibyo ujya ukora. Hanyuma wowe ukora, komerezaho mu bushobozi bwawe, kandi umubyeyi akeneye support. Abantu rwose njye nkunda kubwira abantu nkababwiza ukuri. Hari ukuntu bari buvuge bati bicaranye n'uriya mu mubyeyi mu diaspora, buriya twicaranye nawe. Niba twagiriraga amahirwe abantu bafite icyo bakora, bakorera abatishoboye, bakorera abafite icyo bakeneye, bafite urukundo, bakatwegera tukicarana nabo tukabivuga. Ibi rero ni ibintu biranshimishije njyewe cyane. Olivia uhamagara turi ku Kibuye, warahamagaye ndetse tukubwira ko tugiye kugura inzu, twarafotoraga tukakwereka, uravuga uti hari icyo nzakora. Ibyo mukora byose hari icyo nzakora. Reka mpiniraho namwe. Igitekerezo cyaje Ndimbati ntaravuga igitekerezo cyanjye. Ndimbati namwe murabo gushimwa, ubona sawa nyine wa mugani tujye tunashima. Muri ibyo bavuze ngo abantu ngo baravuga koko, kubera ko hari igihe umuntu ikintu ntakigeze ko wamubwiye. Abo nabo rero ntago bariho kashe ngo bazabamenyera gutya, ahubwo abo bantu kubera abantu babahemukiye n'abatarabahemukiye ni uko nguko babafashe. Rero nabo ntabwo umuntu yajya barenganya kubera ko nabo barahemukiwe. Rero ngewe icyo nababwira cyo, ibyo aba bagabo bakoze babiri barabikoze kandi biragaragara. Ahubwo namwe Imana ibaha umugisha kubera ko mwe mutabijyanye, ahubwo mukabikoresha icyo babahaye, namwe murabo gushima. Igitekerezo cyanjye rero kono cyaje, nanjye urabona ndi umwana w'umukobwa, ndenda kungana na Valentina cyangwa se turangana cyangwa se ndamuruta cyangwa yaranduta. Aho Valentina mama wa Valentina agana na mama wanjye. Rero naravuze okay, uriya mukecuru umwana agiye adakoze ibyo yamwemereye cyangwa ibyo yamusezeranije, njyewe why not nyine ntajya mu cyimbo cye, nkamera nk'ugiye mu cyimbo cye nkakora ibyo yagakoze. Valentina amushiraga igitenge nakizanye, yamuhaga utwo twose natuzanye. Umukecuru bizatuma atigunga bavuga ngo buryo uzi ko umwana wanjye yagiye. Oya, rero naho igitekerezo cyavuye ndavuga ubwo Valentina agiye reka njye mu cyimbo cye. Ubifata gute kugira ngo uve muri Amerika uvuge uti mama ngiye kumwitaho nka mama wanjye? Hari uburemere bw'ibi bintu. Ku Valentina ubundi ku bantu batamuzi akunda abana, yari inshuti y'umwana wanjye. Iyo twavuganaga ntavuge numvaga atameze neza. Rero nabonye ako gaciro undi mubyeyi akunda umwana wanjye, ndavuga nanjye reka nkunde mama we nk'uko nawe nkundira umwana. Aho muri hariya, kuko akenshi tubona baza batera inkunga imiryango inyuranye aha ngaha, bamwe bakabifata nko gushaka kubifotoreza cyangwa kwiyerekana. Yego hariho bamwe baba bari kwiyerekana, hari n'abandi baba batari kwiyerekana.
nkanjye ibi sinabishakaga pe kuzana kamera tukavuga usibye ko tuterekanye n'ibyo twakoze ntabwo twabyerekanye nta nubwo bazi ibyo twakoze Yego, sibyo yego. ibyo rero nibyo byiza ubundi Bibiliya iravuga ngo akaboko k'iburyo ntigatanga ak'ibumoso ntikazabimenya kubigaragaza ku ruhande rumwe ni byiza ni ukugira ngo icyo ntashoboye gutanga wowe ugishoboye ukizane ngewe wenda afite ibihumbi 10 ariko ufite ibihumbi 50 Yego. bizane ntacyo bitwaye byagutwaye imbaraga zingana iki ni imbaraga nyinshi kubera ko urumva byantwaye umwanya umva iyo narindi ndaza bintwara n'ubushobozi nyine urumva byantwaye ibintu byinshi ariko ni sawa cyane Yego. yego hanyuma ngize amahirwe wenda hari wowe hari umubyeyi mama wa Vava hari na Sam wajyaga umuba hafi akiri umuhanzi akiri mu isi y'abazima tujya tubona abantu basize bakoze ibintu iyo bavuye mu buzima barabafasha cyangwa bagategura igitaramo cyo kubibuka yari umuhanzi yakoraga ibiganiro hari abantu benshi baba bahari nk'uko wenda watekereje kuba wafasha mama we muri kumwe hari igitekerezo ufite wenda ko twabona habaye igitaramo cyo kuba twakibuka Vava cyangwa se kuba twareba ibikorwa yasize akoze mu isi mu kwa karindwi birahari urumva barabivuze neza ariko nyine ibyo bikorwa nk'uko nababwiye ntabwo ngenda imbere ntabwo ntuye ubwo rero ababitegura nyine bari bamuri iruhande tubonye support uyu munsi hari igihe ihita icika rimwe na rimwe bitewe n'uko wa muntu nta gihari barebaga urizeza iki umuryango wa nyakwigendera nubwo navuze ngo inje kumusimbura cyangwa se ndi nka Vava ariko ntago wakora ibintu umwana yakoreraga nyina umwana na nyina babaziranye ntago nzageza aho Vava yagejeje ariko nzagerageza yego agira icyo umubwira umubyeyi namubwiye kandi nzahora amubwira ntiyigunge turahari Vava yarabanye nababwiye ibyo umubyeyi asarura nibyo abantu be ibyo umuntu abiba nibyo abantu be basarura so rero Vava ntabwo abanye nabi n'abantu abo bantu batabanye nabi bazakuba hafi kandi abizi neza nk'uko uvuze ngo nturaburara nta n'ubwo uzigera uburara yego ku bantu n'ubundi badukurikiye hari igihe abantu Vava wavuze ngo yarafite nako twese turabizi ko yarafite abantu benshi bamukunda bari hirya no hino hari abantu babonye yitahiye ubwo bamwe na bamwe bahita bavuga ati njyewe wenda namufashaga ariko niwe nakundaga ariko twibuke ko Vava yasize abana nubwo twababoneye uburyo bwo kwiga ariko ni abana bafite hirya yuko bagiye ku ishuri hirya yuko bize ni abana bafite utundi tuntu baba bakeneye baracyarerwa ubwo abantu badukurikiye bari kureba iki kiganiro uburyo wakumva n'ubundi ukeneye gufasha warakundaga Vava dufasha abana yego tunabibutsa ko abantu barimo kwiga neza biga mu kigo babamo biga mu kigo babamo biga muri primaire ku ishuri barabakunze yewe tunibutsa abantu ko ni n'abahanga ni n'abahanga bagezeyo ni abahanga bafite amanota meza tubibutse tunashimira abantu bakomeje kubafasha mu buryo bwo kubarira ku ishuri ari nabyo ibyo Sam yaravuze tunasaba kugira ngo bakomeze abantu basapotinge kuko baracyafite igihe cyo kuvuga ati ntabwo nabishyuriye ariko reka mbagurire inkweto reka mbagurire imyenda kuko barahari bamaze kugera kuko abemeye kuriha ishuri bariha ishuri ariko usanga natwe ndetse n'abandi tugerageza gushaka ibindi bikoresho bisigaye ku ruhande kandi nabyo usanga ari byiza hari icyo umuntu mugenzi wacu yarabajije hariya abaza ati hari ibitaramo bitegurirwa ba nyakwigendera abantu batakiriho mukecuru hari ukuntu anazemo akantu aravuga ati mu kwa karindwi ndagira ngo abantu bataza kuba bati iyo mu kwa karindwi reka mukecuru abyivugire noneho tubizamukireho n'abantu babimenye mukecuru wari uvuze ati mu kwa karindwi hari iki hari ikiro cya nyakwigendera tukagisoza twarangiza tukajya mu ityazo aho bamushyinguye tukajya kumwibuka ikiriyo kirijya tuzagisoza ryari nyabyo 27 z'ukwa karindwi kumushyira muzarara mugishoje aho bizahinduka kikaniza bari kwisabato twafata undi munsi kuko ngewe neka mubagiye ariko undi munsi
abantu bari inyuma ya kamera Abantu ntibaturebera nibarebe. itariki 27 Bamenye ko z'ukwezi muhinduye kwa n'abantu karindwi babimenye. n'abantu babimenye tunategura icyo kintu Mutegure ikirori kabisa. dutegure icyo kintu tugitegure z'ukwa karindwi. Sawa. urumva ko azaba ari no muri weekend. amata byaya amavuta kuko baba yarashize ni ngombwa rero ngo tumukore umunsi mukuru we kugira ngo yongere iterane bava ntiyakipfuye bucike imana hari igitegura ibintu naravuze ngo abyari muto ariko kuba imana yari ifite ikintu iri gushaka asize abana b'abahungu 2 umwe afite imyaka 10 afite imyaka 12 ubwo rero ntiyapfuye arasinziriye yarabasigiye mwebwe abahanzi asigiye n'abo bana imana ihabwa icyubahiro. Yego ndumva ibyo bintu bihagije wenda tuzafata undi mwanya wo kubiramburira abantu neza n'uburyo wenda bashobora gushyigikira kurushaho icyo gushyigikira gikorwa. icyo gikorwa ashobora kuba hari n'uvuga uti ngenda ngira ngo nshyireho ikintu gihoraho gishyigikira nyakwigendera nkamwe muba hariya hari abenshi bacitse intege hari n'abadatanga sapoti nk'ubutumwa bagira kugira ngo bajye basubiza agatima ku ivuko muri ba bantu b'abanyembaraga nke batishoboye. Ariko ibyo bivuge ku mpande ebyiri. Hari n'abantu ubwo ndi kugira ngo urabivuga ku mpande ebyiri. Hari abacitse intege mu gufasha hari n'abantu bagiye bakora amaplanka bigatuma abantu bari hariya bacika intege. Hari abantu baciwe intege hari n'abandi batumye abandi bacika intege. Ubwo ku mpande zombi urabivuga kuko uri hariya ushaka kuba warafashaga mbere wenda ukaza gucika intege bitewe n'uburyo ubonye abantu umuntu wafashije cyangwa se wafashijwe yari kwitwara cyangwa se yabikinnye mu prank cyane ko wanabivuze uti twamaze igihe tutavugana ngira ngo yabivuyemo uriya nawe wari wagiye muri ba bantu bacitse intege. Ibyo byo kutavugana na Samu reka bibasobanurira. Samu twavuganye turi gupanga ibi bintu noneho duhana gahunda ko nzaza mu Rwanda nkabyikorera amazi rero naho connection hasi icikira naho ubundi ntago kwari uko bivamo. Icyo mwaramumvajije rero ngo abantu baririya nababwira iki abantu baririya twebwe ibi byaha tubirebera kuri televiziyo cyangwa se nyine ku makamera yanyu. Ibyo muduhaye nibyo twakira. Nimba ari prank muduhaye turazakira nimba ari bizo muduhaye turabyakira. Impamvu abantu rero bacitse intege zo gufasha abantu nuko ama prank umuntu akazana kisaza kuvuga yo uriya muntu arababaje wazajya kureba ugasanga ni prank. Rero n'undi yaje akisaza nk'uko yisazaga uravuga ni bya bindi byabo reka bino mbireke. Icyo nabwira abantu bari hariya rero babareba kuri kamera zanyu nimba ugiye gufasha umuntu making sure ko uriya muntu akeneye gufasha kuko biriya bintu ari kuvuga nibyo kera ko nawe udafite famiye mu Rwanda nawe udafite abantu be mu Rwanda just mutuma umuntu wawe urebe koko ko ibyo bintu bikeneye nubona bikeneye umufashe n'ubundi gufasha ubufashije uyu ariko ubugurije Imana ubundi gufasha no kuguriza Imana wowe ntucike intege kubera ko wafashije umuntu ahubwo menya amakuru nimba neza uwo muntu akeneye gufasha. Nico nababyera batari urumva ko harimo utanze igisubizo cyiza cyane bantu namwe mukora amaplank reka bivuge mu ntera amabuye urumva wikora prank kugira ngo ukore inyungu uri muricira uzagira ikibazo. Abantu bafite umutima wo gufasha ariko murimo murabakuramo uwo mutima nivanamo abantu imitima yo gufasha ahubwo nimugire mukore muvana amaboko mu mufuka mukore wizana prank turabazi mwese turabazi abaza mu prank njyewe mvugiye kuri izi kamera kuri izi kamera noneho ugiye kuzajya ukora prank nkora ikiganiro kivuga ngo muramenye uyu muntu aje kubiba mugabanye prank mw'abantu ariko ndimba nimukore umenye ko ibyo bintu biri mu bintu byatumye abantu badafasha nyakwigendera cyane arwaye ikibogora. Ndabyibuka ko ndi mu bantu batewe amabuye nubwo ntari narakoze ikiganiro kuko abantu bamwe hari igihe bajya babyitiranya urugendo online TV n'urugendo TV kuko nayo wenda nicano nabanje gukoraho abantu barambwiye ngo urugendo wagiye ku bitaro mukora prank ntabwo arwaye ni muzima. Urashaka ko azaba bamuhaye ngo amadolari ibari 1000 ngo ari rwaje ntacyo arwaye aho none bajya kubwira cyo wambazaga ngo ese ngo iki cyakubabaje baravuga ngo ntacyo arwaye ngo ari kwirwaza ngo bamuha amadolari 1000 nyamara
muri iyo minsi ngakomeje no kurembagira mu Burundi ngenda no kuvuga nyine ahubwo nibo bamuteye umwaku ukeka ko wabivuze nyine wabivuze arabyumva wabivuze niba ari hano yaba ari hano ntawe uhari yaba hari ni ukuri pe ikiganiro araza kukireba mu ubutumwa araza kureba niba ikiganiro yabaye ahari ni ukuri pe atanahari mubwire ngo ingende mu barenda n'ababahoze yego umubyeyi arakoze cyane hanyuma ndimba uraza guhera kuri bande abo mperaho wiyemeje ahatane baguteranye n'abantu guhera uyu munsi ubwo ni ukuvuga ngo abazikoze baguciye mu myanya y'intoki abazikoze baratambutse niba barungutse niba barahombye ibyo barahombye ariko umuntu wongera gukora puranka njyewe araba mpaye akazi uba muri social media prank igikurya mu mutwe cyane ni iyihe prank ntayo ubu ngiye gutangira ubu izizandya ni izizaza nyuma ya hano izizandya ni izaza nyuma hano mbivuze njyewe nukora prank ugakora prank njyewe nzaza mvuga nturiya muntu uyu muntu ni prank kuko ndabazi kereka uwo ntazi nawe nzagerageza kumenya niba ibyo bintu ari byo nanamufashe mbabwire ntuyuwe ntabwo ari pranka nka za zindi ariko abantu mukora pranka mwebwe muri abajura murimo muriba abantu kandi wakoze urimo arasibira abandi amayira hanze abantu barimo barajya mu bitaro abantu bakaremba abantu baragenda bakabura ibyo kurya fata agafuka k'umuceri ushyira umuntu ukore puranka muri kumwe uti nashyiriye umuntu agafuka k'umuceri niyo wavuga ko wamushyiriye ifusa ahubwo ariko wikora puranka uvuga ibintu bidafatika kakanya habaye ikejo unatandukanye n'umugabo kandi ari puranka utandukanye n'umugabo ninde se ushinzwe kukubakira yego reka dusoze mushiki wacu wakoze cyane reka tujye dushimira abantu cyane cyane tuvuga ngo dushimira abantu bakiriho reka dushimira abantu bakiriho bakoze ibikorwa byiza nk'ibi hari n'abandi benshi nk'ibi bimutiva impamvu njyewe ninjye namwisabiye ngo yambabariye tukazakorana ikiganiro nuko wenda mu kanya wari umubajije ngo kubera iki abantu ntabwo bari buvuge ko ari bwifotoze narabimusabye nanamusobanurira ko ntabwo tugiye kwifotoza dufashe ibyo nazanye yabizanye n'ibiki wenda tuvuga ngo ngibi tubara nimba ari amafaranga tuvuga ngo ngaya ikindi samu bagira ute ibikorwa bya hano biri gukorwa hano nyamasheke byahageze yego cyane n'ubu ufite ubwoba nta kintu babonye batagira arayingo gende wenyine nayajyana ikindi samu ahari abantu ku mugani bazabinzengira ukuri kwishi niba twabonaga abantu nka mushiki wacu tubashe no gusobanura urumva ko tubashe no gusobanura iby'amapuranka urumva ko hari ahantu bari bababitsemo ubwoba ntabwo bagifasha nk'uko bafashaga mbere ariko ibi bintu bijye biba clear n'ibiganiro mukora namwe bibe clear hari ibiganiro byinshi byo gukora bifite umumaro izi kamera zireba aha iki kiganiro dukoze bijye biba intandaro yo kugira ngo n'abantu namwe mu biganiro mukora mwiyama abantu barimo kwica social media kuko hari uburyo dutunze wishaka ibintu ejo wabonye byinshi nubona bikeya ihangane ahubwo ushakisha aho uvana byinshi ariko mu byiza ibi biganiro namwe mukora mwiyama abantu ariko na publique imenye kujonjora ibizima n'igimirabunguri byose ntabwo bamenye ibizima none se wicaye hariya umuntu araje ari kureba ngo ndashonje kandi ari kubesha n'undi araje aravuze ngo ndashonje ubu ari kuvugisha ukuri aba bantu nta cyapa bafite mu gahanga ngo uvuge ngo uriya ari kubesha ngo uyu ntabwo twamenya ko bijonjora ngo tubwire ari kubesha niyo mpamvu byatumye wa muntu uvuga ukuri agenderamo kwirengagizwa bitewe ko bamwe benshi bagiye baza babeshya
ndabatanga rero urabatanga ndabivuga dusoreze ku mukecuru reka dusoze muri ashimire tutarasoza Ego. gatoya Mm. hari ibyo ndimba cyaravuze hari abantu bajya baza kwifotoza ngo natanze ibi ntabitanze ibyo nabyo ntabwo ari byiza nimba nk'ubu nahagurukije umukecuru iyo yavuye urumva yafashe urugendo runini Ego. yigomwe yababaye yaragenda ndaje amajoro, hano aranikwa. ndamukinishije ngo mfite icyo namakaye ntari bumuhe ibyo nabyo ntabwo ari ubumuntu mwebwe muha mikoro ujye umenya ngo uyu muntu ndamuha mikoro agiye kuvuga ibintu bizima kandi kuza kumuha mikoro ari kubesha abantu ngo ndatanze kandi ndatanze ntabwo ari byiza kuza Rero Valentina keza, iki gikuremo. gitenge yakikuguhaye gikuremo Icyo ni rero igitenge nanjye cyiza. ndakiguhaye sibyo ndakiguhaye kabisa ugende Oya, ntabwo mwambitse. gishonnye ntabwo gishonnye kubera ntabwo nzi imodeli ushaka n'amafaranga yo gushonesha nzahereza Samu uzakitodesha Yego. urakoze cyane mubyeyi wanjye wambare ntabwo vava yagusize wenyine yarakudusigiye yego umukecuru waherukaga igitenge gishya ryari iki cyamama papa nako cyabana n'abakiguze uyu mupira igihe hari kuri Noheli yari amaze iminsi avuye mu rugo kugura ihene ikintu yibukiraho ni uko igihe hari kuwa gatanu hari haje imodoka ngo yayimukiye izanye ibintu barimo barabyina abahanzi nyine abashinzwe gukura muri iyo modoka ngiye kubona numva navuga ngo uriya mama abantu benshi batungwa no kumva ko Valentine waba ari Nyamasheke avuga ati ngura mama namubonye ngize n'akazi namutegure ngiye kuzimuha ubwo nyine yampereje iki gitenge ampereza uyu mupira ameza n'ingofero yo mu mutwe y'ibihumbi 4 bagaraho naho cyane mwibutse numva nyine kari kamaze no gucuya hanyuma igitenge rero urakibonye ubyakiriye ute n'ibindi bagiye baguha binyuranye ndashima Imana cyane kandi ndashimira Samu wagizemo uruhare rwo kubwana n'uyu mudamu kandi uyu mudamu nawe ahantu yakuye Imana yongere hakube iwacu mu cyaro tukunda kuvuga ngo ikube 7 ni ukuri Imana imugire neza agusubije busore ega maze ndimbati nabagiwe nagiraga isura njya kwirata oya ugomba kuyigira ukambara ukaberwa nubwo ari kumiki ntabwo no kumbwira ngo nza gusekera oya burya ugiseka kuza mama kwandimati ugiseka. ubwonko buri ahandi hantu ariko ubu ngubu bumaze kwiyakira ni ukuri oya ujya useka kandi wa mugani impamvu yigunga manza ariko adafite telefone ngo ajye avugana n'abantu leta ko baba mubishakira yarayisize arayifite karahari mujya musigara telefone kugira ngo aka ko yari yangurije nyine telefone ibasha kuvugana n'abandi bantu bamuhumurize bamubwire ibizima hanyuma mami Samu kuri wowe umufata ute umwizera gute kubera njye ndeba muri komenti nyuma yo gukora ibi biganiro ntabwo abantu babreminga wenda ngo bavuge ngo barabreminga Olivia ubwo babreminga Samu ngo ari kubeshya sinzi niba namwe mujye mureba umuntu komenti wamwazagaho Samu amumveho uko Samu ibyamuhaye arabituzanira arabizana na ndimbati ntabyo barya na ndimbati n'umuntu wari ubitse amafaranga yaguze iyo nzu Gerard Jared abagabo ko ari 3 ni inyangamugayo ndimbati yafashe urugendo n'ura muhungu we pe turagenda ubwo nari maze nka 3 kandi ntibize bamfata nabi kwa ndimbati sinabuze icyo kurya sinabuze icyo kunywa izi munsi wageze aravuga ati ese byagenda gute ndavuga tumva nta mwana asize ari kurira ntaki ndashaka ko tuzajyana nyine mukamana mu modoka tukagenda kureba nyine kuri tele tukareba iyo nduko mu tuyibona barabyemeye turamunukana banasiga banyishyuriye nuko navuga binjya muganda reka tuvuge nimero ya y'uyu mubyeyi yego nimero ye ni 078 baze no kwipinika ku kiganiro 71 26 45 0 078 71 26 45 0 niyo turaza no kwishyira munsi y'ikiganiro mujye mumuhamagara mumuganirize mumuvugishe yego ubwo ndavuga babandi bavuga ati twakundaga Valentine urumva ariko bari hanze iyo nimero ntabwo bayikoresha iyi ngiyi barajya bavugisha Samu gake nta kibazo yego tugana ku musozo reka dusoze dushimira abantu bose kandi tubwira abantu ngo byose birashoboka hari n'abandi batari bo wenda reka tujye tubivuga gutya hari igihe mbona abantu muri comment banditse ngo wose ngo ni ubabaye wose hari ni ukuvuga ngo reka mbitware muri ntuza y'abarokore nibo bavuga ngo
buriya isaha y'Imana yigeze. Yego. Buri muntu wese aba afite isaha ye yo gutabarwa, aba afite umunsi we wa wundi uzagera ukabona umuntu araje gukorera ikintu cy'igitangaza. Hari umuntu wenda ushobora kuvuga ati hari undi muntu duturanye nzi ubabaye cyane. Abo bose hari n'abantu bataza kuri kamera, hari abantu bafasha abantu ntitubimenye tugira uti. Niyo mpamvu mvuze ngo dushimire muri rusange. Reka dushimire muri rusange umuntu wese ufasha umuntu ubabaye, umuntu wese ufasha umuntu wese ufata umugisha Imana yamuhaye, mu by'Imana yamuhaye agakuramo ikintu byibuze akaremera umuntu ibyishimo ku maso. Imana ijye ibaha umugisha cyane. kandi tugerageze kuvanaho icyo kintu cyo kimwe kubeshya. n'urubyiruko rw'abasore nabo ndumva uriya musore naramubonyemo Uriya musore w'ishati keka niba nibeshye yakoze iki? Oya nibyo waramubonye. bari abasore banzaniye amafaranga ikipe yabo bari abakobwa n'abasore niyo amafaranga by'ibihumbi afite 500 nabihejwe n'uyu musore banzaniye mu ntoki mbona nkubona ndabikajye nyirayo yo ntawe yanyibye nabo uzansuhuza bene wanyewe Narakoze nawe. Umubyeyi arashimye cyane. Reka dusoze, ni byinshi twavuga. Reka dusoze tubwira abantu ngo abantu bo gufasha barahari. Barahari cyane. Abantu bo gufasha barahari Kandi bakeneye ubufasha. ndetse n'abo gufashwa barahari. Ariko kubera byane twahoze tuvuga byo kubeshya no kuba hari n'abo batuma, ndabizi ko hari abantu mutuma ntibageze ubutumwa ku bo mwatumye. Ibyo abo nabo niba bagutumye bakwizeye girirwa icyizere, kandi aba bantu two gukomeza kubagora mu mutwe. Mu kanya gato nibadufashe, mu kandi ni prank.